ndugu, tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaongeza kusanyika katika jioni ya leo. Kwa imana maana Mungu ametukubali. Imana ikoze ntabyo ndongo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Ndio byose rero reka tuanze kwegera Imana. Benda mambo yote hata kujikabidhi mikononi mwa Bwana. Aririmbo kufika meditation. Wanyimbo fupi ya kujioshi. Abaririmbyi bakayobore buri muntu wese abayirinda mu mutima we aho waimbaji wakiongoza kila mtu atajioshi moyoni mwake. Ko twaje kuvunjisha buri wese ageze kuri boda. Kila mtu ana mambo ambayo yamemleta. Hanyuma avunjishe. Baadaye sasa naye atamkaribia Mungu. Mkaririmbo kanifasi. Kwa nini ya kujioshi? Namahanga yose nimukome mu mashi muvugirize Imana impundu z'abanesheje kuko Uwiteka asumba byose ateye ubwoba ari umwami ukomeye utegeka isi yose atugomorera amoko tukayatwara ashyira amahanga munsi y'ibirenge byacu adutoraniriza umwandu wacu niwo byirato bya Yakobo uwo yakunze. Imana izamukanye impundu, Uwiteka azamukanye ijwi ry'impanda. Muririmbire Imana ishimwe, umuririmbire ishimwe, umuririmbire umwami wacu ishimwe, umuririmbire ishimwe, kuko Imana ari umwami w'isi yose. Umuririmbishe ishimwe ryayo indirimbo ihimbashijwe ubwenge. Imana itegeka amahanga, Imana yicaye ku ntebe yayo yera. Abakomeye bo mu mahanga bateraniye guhinduka abantu b'Imana ya Aburahamu, kuko ingabo zikingira abo mu isi ari iz'Imana, ishyizwe hejuru cyane. Amen. Reka twinjire noneho mwene data Video ayo isengesho. Ndugu Video kwa kuunga ombi. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye turaguhimbaje, dushimiye uburinzi bwawe bukomeye cyane. Twari turi muhira, turi mu mirimo itandukanye, abandi baryamye, abandi batwara imodoka. Muri ibyo byose wakomeje kutuba hafi, hafi icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Waje imbere yawe akaba aciye bugufi
akaba kumubwiye kubangamiza ibimubangamiye, akaba kwambaje ngo umubarire data, ndakwinjiza kugira ngo twese duteraniye ahantu turebere mu maraso ya Mwami. Ndakwinjiza kugira ngo uko gahunda zose zigiye gukurikirana aba ari wowe uziyoborera. Kuragije igice gikurikiyeho cy'indirimbo nacyo ukiyobore Mwami. Turaguhamagaye kugira ngo ugandagaze aha hantu ukuboko kwawe kugaragare mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen.